Reka nongere ngo ikaze amaze ukora subscribe kuri channel ya YouTube Yambi TV official ukaba ukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda atukugezaho. Niwe gushyira 28 cy'inkuru agahinda kadashira uko Fatuma Yishirubozo Fred bakundaniye muri kaminuza muruko yuko cyarangiye ubwo Fred bari bamaze kumuca amaguru yose kubera nyine umupangu Fatuma yari yaramaze gukora. Hanyuma Fred akaza kwerekezwa iwe aho yabaga, aho yatashye afite akabaro gakomeye cyane yibaza ibiri kumubaho kuko ntabwo yabyakiraga. Duruka kandi ari kwibuka amagambo ari muri Bibiliya aho yakomezaga kwibuka umubabaro we awutura Imana, hanyuma akaza gutuza akaryama agasinzira. Ese nyuma yaho byaraje kugenda bite? Ese Fatuma we byaraje kugenda bite? Reka nkubwire yuko rero ugiye gushira amatsiko wumva igice cya 29 cy'inkuru, nkwibutsa kureba munsi ya video ukareba hari buto itukura ndetse ijambo subscribe we tukandaho ugahita ukanda no kamenyetso kwinzogera wita kaza ku ruhande kugira ngo nidushiraho igice cya 30 uzahite wakira ubutumwa bugofi bukumenyesha uko kigezeho ugahita ucyumva. Amasaha yakomeje kwicuma ndetse izuba ntiryashima gutinda mu nzira, rikomeza kwiruka rihashya umwijima nyamara ritazi kuza urikurikiye. Byarenze impinga y'umusozi umwijima nawo ubukubise irenjyaho. Gusa umutima wa Fred hari hahindutse ubuturo bw'umwijima akiyumva nk'uwatawe kure cyane nta handi Imana itageze amaso. Fred yumvaga nta butabera bundi ategereje ku Mana. Yumvaga ashaka icyamuha amahoro ahoraho kandi nta kindi kitari urupfu rwari kumutwara ukamujyana acicekerwa aho yumvaga yaturiza byiteka. Biteye agahinda kubona umutima uzira urwango n'ubugome akabanyambere mu kubabarira ahura n'ibizazana bikomeye cyane. Biteye agahinda kubaho utabona ukabaho nta maguru ukabaho usabiriza kandi warigeze kwiha. Buri wese amenye ibi yacisha make cyane akuba akitonda kandi agashima Imana kuri duke afite kuko natwo hari abandi batadufite. Fred yarabaye ubuzima bubi cyane, yarabaye hatakibasha kubona ibera ku isi. Yarabayeho muri bwa buzima agomba guterwa nk'abaterura akavido cyangwa se sekuru bakabujyana mu bwiherero kuko ntiharagifite ukuguru na kumwe cyangwa se ngo agire amaso agende yikurura hareba. Akakibera inka kamaze kwiyerekana umusore wabanaga na Fred yaramuteruye amurambika kumukeka hanze yumva ubwiza bwako kazuba. Fred yicaraga hasi, buri wese urebye ukuntu amaguru yakatiwe hejuru y'amavi akumva impuhwe ziramwishe. Yakomeje kwiberaho kumukeka munsi y'igiti maze uko amasaha y'icuma agatotsi karamutwara atangira kurota inzozi. Fred yarose yibona ahantu mu gashyamba yivugisha amagambo. Fatuma umugore wanjye nkunda, mama Bernadette wanjye, ubuzima bwanjye buri mu kaga ariko ndumva umutima umbwira yuko nabahuru babaye kandi uri kunyura mu bikomeye cyane. Uriya mugore wanjye ni igihe kirekire tutavugana ariko sinzi ko ndumva none uzansiga ndi muzima. Fred akimara kurota ku manywa avuye mu magambo yatangiye kurira cyane akarira amarashoka nk'amazi ku matama ye. Iminsi yakomeje kwicuma, umwaka n'igice ushira Fred yibereye aho muri ubwo buzima. Ubuzima bumeze nk'ahari agasongero k'umubabaro, ubuzima bubi cyane bumwe burutwa no gupfa. Igitangaje kuri Fred nuko yumvaga gikeneye kumenya imibereho ya Fatuma ndetse akumva aramuhangayikiye. Gukunda no gukundwa n'Imana ntagereranywa. Nukunda ariko ntukundwe bizakubera umuravumba ku buryo utazongera kwifuza kugira umubano n'undi muntu. Cyakoze hari ubwo mu buzima haza umuntu akakwereka urukundo utigeze ubona na rimwe ukumva ubonye urumuri kandi urisobanukiwe. Umunsi udasanzwe warageze ubwo hari kuwa gatanu nijoro. Imbeho n'ibicu by'imvura byigabije ikirere cy'imwurire. Fred yicaye mu nzu yiganira na wa mwana w'umuhungu wibaniraga nubwo batunguwe no kumva amajwi y'abantu agira ati, muko aha niho ku nzu ya Fred, reka tukwinjize mu nzu kuko kugenda ntubishoboye. Mu gihe Fred yibazaga biri kubera aho ngaho abantu bari bamaze kwinjira mu nzu maze batangira kumubwira amagambo. Twari tubazaniye umuntu wanyu hano twebwe turagiye. Bahise basohoka basiga uwo mukobwa mu nzu maze nawe aratamika atangira kurira. Hanyuma Fred atangira kubaza, kurumva ijwi rimeze nk'irya Fatuma umugore wanjye? Fred yabajije gutyo maze wa muhungu wabanaga aramubwira ati, ntiwibeshye niwe rwose. Fred yaratangaye cyane amara atangira kumanuka, atangira kwibwira ko noneho aje kumumaramo umwuka wa nyuma. Fred yumvaga agikunda Fatuma ariko nanone akumva afite yahamuka kubwo agahinda kadashira yamuhozagamo. Fatuma yakomeje kurira kugeza ubwo ijwi ryarinze gusarara kandi yari yicaye yegamiye urukuta kuko ntiyabashaga kugenda no kugera aho mu rugo nuko yarazanwe n'abantu bamuteruye.
Fatuma yatangiye kubwira amagambo Fred n'umubabaro ukomeye cyane. Fred mugabo wanjye, Fred mbabarira, singiye gukomeza kubaho, ndashavuye cyane, narababajwe bikomeye cyane, nagizwe umucakara mu gihe kingana n'umwaka n'igice wose Fred mugabo wanjye. Ndibuka urukundo rwawe n'imbabazi zawe bidashira, aho narindi nabayeho nk'inyamaswa. Bariya barabo bankuriye iyicarubozo rikomeye Fred, niba nkwiye gutura umubabaro wanjye. Fatuma singikwiriye gukomeza kubaho muri iyi si, nduwo gupfa uyu munsi cyangwa ejo Fred mugabo wanjye. Muri ibyo bintu numvaga ngushaka cyane Fred, umutima wanjye nagushakishije ngo uzuntabare umvane mu buretwa, ariko ntibyakunda. Naraguhamagaye ariko ari kure cyane, ijwi ryanjye ntiryakugezeho Fred. Uyu munsi ndi imbere yawe ndagusabye nimpfa unshyingure nk'umugore wawe. Narababajwe cyane, sinabona umurengezi n'umwe wo kumvana mu gikombe cy'umubabaro. Ibyo bariya barabankoreye biragoye kubisubiramo umugabo wanjye. Fatuma yananiwe gukomeza kuvuga, umubabaro w'umutima n'umubiri bikomeza kumuzahaza, kandi yari afite intege nke cyane. Ya mabuno ye yatigitaga yari yarahindutse imbazo, kandi inzobe yuje imikwashi, ugukobana bitatse uruhu rwe, kandi imisatsi ye si y'umuntu wese yari kwifuza kubona ku mutwe w'igitsina gore gisanzwe kizwiho kwiyitaho. Fatuma wa kera yari atandukanye na Fatuma wari wicaye aho ngaho muri ako kanya. Yari yaranutse nk'umwana, kandi gutambuka ntibyashobokaga kuko amaguru n'ibindi bice by'umubiri we ntibyakoraga, yari ameze nk'urwaye pararize. Wari kubona Fatuma nko muri iki gihe yahita acuranga indirimbo y'umuhanzi Clarisse Karasira igira iti: uzagire neza wigendere, iby'isi niba ngaritaziguye, uzagire neza wigendere, ineza izagusanga imbere. Uko byagenda kose igihe kiragera, abagira nabi isi ikabereka ko nta nshuti igira, kandi buryo yiciye mu myanya y'intoki ntabura gusanga inkota y'Imana imutegereje. Fatuma nawe yari gusarura imbuto zaho yabibye. Fred yari afite umutima utaboneka ahandi hose ku isi, kuko nawe kwihangana byari byamunaniye, atangira kurira, ndetse umubabaro ukumvikana mu mutima we, atangira kubwira amagambo Fatuma. Umugore wanjye Fatuma wafashwe n'ibiki? Mbwira ninde bakubabaje bigeze aho ngaho? Ntacyo ufite cyo gukora ngo nkwakire umubabaro wawe, dore uko wangize. Waranyibasiye uneza agahinda k'ibihe byose, ariko njye sinshaka ko wakomeza kubabara Fatuma umugore wanjye. Fatuma yakomeje kumva afite umubabaro ukomeye cyane, ndetse yumva ari kugenda atakaza ubwenge. Yitegerezaga Fred maze bikamera nk'aho isoko y'amazi itabotse mu maso ye, akarira bikomeye cyane, amarira agatemba nk'umugezi. Yari avuye mu yicwa rubozo rihambaye cyane, byose abitewe n'umutima wo gukunda ifaranga, ndetse n'agatima ke kahoraga karehareha gashaka kuba ubuzima bwiza cyane, aho yumvaga ko gushora ubwiza bw'umubiri we bihagije ngo abeho neza, kandi akiyumvisha ko umugabo umwereka ko yamubengutse ubwo aba yamukunze. Fatuma yakomeje kurira, arira nk'urira inka ya Nyangara. Umubabaro ubicyoreza umutima we, yitangira itama, atekereza icyamuha amahoro, agasanga nta kindi kitari urupfu. Fatuma yakomeje kwitsa umutima cyane, hanyuma akomeza kubwira amagambo Fred. Nureba ukuntu usigaye ndi igikanka, amatako, amatama yose narananutse Fred wanjye. Ndicuza cyane kubyo nagukoreye byose. Wakabaye ubasha kureba ngo witegereze neza uko nabaye, uko nananutse, nkaba nsigaye ndi amagufwa Fred. Bariya baraba ibyo bankuriye ntagahomamunwa. Nahindutse igikinisho cyabo. Ndicuza, reka ndire. Fred warankunze, ariko ntigeze wumva uburyo bw'urukundo wankunze. Uriya mwarabu w'indyarya yankubitishaga amashanyarazi buri munsi, yakoresheje umubiri wanjye ngabona amafaranga. Yaracuruje ku munsi nkaryama n'abagabo barenga 20. Narababaye Fatuma, narababaye cyane, nararize cyane bikomeye, ariko mu rukundo abara. Uriya mwana we yankuriye ibintu bidakwiriye ikiremwa muntu.
narababaye iyo mbimenyeza nyuma Fred mugabo wanjye uwo mwara we yazanaga imbwa yikansambanya Fred nasambanye n'imbwa yarangiza agacana kamera agafata video akambwira ngo agiye kuzicuruza kuri internet ndarababaye cyane yankora ibintu byatumye ntinya umuntu niyo nabaga ndi mu mihango ntiyaburaga kumfata ku ngufu no kuncuruza. Fatuma yakomeje kurira n'umubabaro ukomeye cyane ashaka amahoro mu mutima arayabura yumvaga ashaka ibyiringiro ntiyabibona yumva ashaka kwihana ariko akumva umutima uzirikiye ahantu yakomeje kurira yitsa umutima cyane hanyuma akomeza gutura agahinda ke Fred. Ntabwo nzibagirwa umunsi uwo mwara bazana n'abagabo bagenzi be bagatangira kunjyambura ubusa bancumbagura intoki mu myanya yanjye y'ibanga kugeza ubwo ntaye ubwenge Fred. Umubabaro numva urahagije ndumva ashaka urupfu runtware kuko sinkwiye kubona gato. Birahagije ndakwinginze mbabarira kugumya amaso nagukoreye Fred mugabo wanjye. Rero isi yarahisemo kunyigisha muri ubu buryo nigenda inyisha urubozo. Ndashavuye cyane abagabo baranyangeje cyane mu myanya y'ibanga ndetse no mu kibuno cyanjye bibe kwihagarika cyangwa kwituma byose bizira igihe bishakiye ubu mfite umunuko wasimbuye umubavu wanjye nahoranaga. Fatuma ndababaye cyane ngira ibambe wasiwe nsubiza mu nda ya mama mvuke bushya nongere nibera umwana muto. Bakore bagenzi banjye ndabizi ko mwanyise mubi cyane abandi mukanyita shitani muntu mwanyise umurozi munyita indaya amazina yose mwamaye ndayemera ariko nimumbabarire. Fatuma yatangiye gusaba imbabazi abagore bose nkaho bari bicaranye muri iryo joro. Ndumva urupfu rusatiriye ndumva urupfu ariko urumbabarire mfana imbabazi zanyu. Reka rweshya 29 cy'inkuru agahinda kadashira uko Fatuma y'ishurubazo Fred bakundanye muri kaminuza arahakirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye ko byaje kugenda rero wowe icyo usabwa gusa no kureba munsi y'iyi video ukareba aho handitse ijambo subscribe ugahita ukandaho ugahita ukanda no kamenyetso kizogera gatakaza ku ruhande kugira ngo nidushyiraho ikindi gice cya 30 uzahite wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha ko igezeho ugahita ucyumva. Mwabyumviye rero mwumvise ibyabaye kuri Fatuma nyuma yo gukorera iyicarubozo Fred nawe akaba yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane aho yaje kujyanwa n'umwarabu hanyuma akaza kujya akorerwa iyicarubozo rikomeye cyane aho yasambanywaga agakubitishwa amashanyarazi ndetse akasambana n'imbwa bakamukinisha nyine filimi z'uruko za Sony. Nyama mwabyumviye rero ibyamubayeho wowe tanga igitekerezo cyawe cy'uko byumva ese urumva Fatuma kwiyimbabazi cyangwa se ntazikwiye urabitekerezaho iki? Andika munsi igitekerezo cyawe nibutsa yuko wowe utarabashije kumva ibindi bice byabanje uhereye ku gice cya 27 wowe icyo ukora gusa no kureba munsi ya video hari link nashyizeho irakugeza kuri ibyo bice bibiri cya 27 cya 28 ugahita ubyumva neza byose uko byari byagenze. Nitwa JD wanyu nk'ibisanzwe ubana nanjye uza kuri Instagram yanjye ugakanda follow hanyuma tugakomeza tubana. Username nkoresha kuri Instagram ni JD wanyu. Ujya muri Instagram ukandikamo JD kongeraho ijambo wanyu bifatanye icyo gihe uhita ugera kuri profile yanjye ya Instagram ugakanda follow tugakomeza kugenda tubana. Murakoze mugire ibihe byiza.